Aka kanya iyi si yacu yarahindutse ku kigero cyo hejuru, ese namwe murabibona? Aka kanya tugiye kureba iki kintu cyahinduye isi yacu, nta kindi ni AI. Tugiye kureba by'umwihariko kuri AI ya ChatGPT. Kera abantu bakoraga raporo, bagakora inyandiko, amafoto, ibintu binyuranye babyikoreye. None kugeza ubu hadutse cyangwa haje ikintu gishyashya kiri buze gutuma wowe utabasha gukora bimwe wakoraga, ahubwo ubikora ukifashishije. Icyo ndi kuvuga nta kindi ni AI. None tugiye kureba ngo AI cyangwa Artificial Intelligence. Ese turahera kuri ChatGPT tubanze turebe ese ubundi ni gute wagira konte muri ChatGPT. Mwabyanga mwabyemera, AI niyo igezweho kuri ubu kandi niyo ikwiye kuba ikora ugereranyije nawe ibihe bigeze. Nutaza kwinjira muri isi ya AI mu by'ukuri urasigara. Artificial Intelligence niyo kuri ubu yamaze kuba yaduheka ku mugongo wayo. Nuza kuyirengagiza urasigara. Imirimo yose ukora urasabwa kuyishyira muri gahunda zawe kugira ngo ibikorwa byawe bibashe kwihuta no kugenda neza. None ngewe rero ngiye kukwereka uko wafungura konti muri AI ya ChatGPT. So niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe kubera ko hari ibintu byinshi kandi byiza tugiye kuzajya tuvugaho. Amakuru yose afite aho ahuriye n'ikoranabuhanga, by'umwihariko kubasangiza ubumenyi ku ikoranabuhanga. Ibyo nibyo tugiye kuba dukoraho. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel rero ndagusaba ukore subscribe. Kandi niba hari akantu wifuza ko twazavugaho nabyo byandike muri comment kugira ngo ako kantu tuzakavugeho gafite aho gahuriye na tech skills. So ngewe iyi ni Tech Big Rwanda, kanda subscribe rero tugiye guhita dutangira urebe ngo AI ese ni iki? Ubundi AI muri makeya ni ubwenge buhangano cyangwa ubwenge karemano. Tugiye kuza duhite tureba iyo AI ya ChatGPT. So tugiye kureba muri makeya iyo AI ya ChatGPT, ariko niba tugiye kureba iyo AI ya ChatGPT, tugiye kuyireba. Wowe icyo usabwa ni ukubana natwe. Turaza hano muri Google Play Store, yacu. Urabona ko ngewe namaze kuba nafungura Google Play Store. Tugiye kureba iyo AI ya ChatGPT, ubundi nawe ubashe kuba wafunguramo konti. Turakanda ahanditse search. Tumaze gukanda ahanditse search turategerezaho gatoya. So urabona handitse ngo search app and game. So twebwe turaza tuhakande gutya. Urabona ko kwahakanze. Tumaze kuhakanda turategereza tubone keyboard. So urabona ko keyboard yaje. Twebwe icyo tugiye gukora tugiye kwandika ChatGPT. So kubera ko badevelopye iyi AI bakayikoramo ama AI menshi, ugiye kuyisacinga ushobora gusanga wayibuze. Niyo mpamvu uza kureba muri description y'iyi video ukareba link tuza gushyiramo. Haraza kuba harimo link ya group ya WhatsApp, ya channel ndetse n'iyi ya AI kugira uze guhita ubasha kuyigeraho byoroshye. So reka tuze tuyikandeho rero ChatGPT. Wowe iyo ari ubwa mbere urayinstara. So buretse urebe, urabona haje Open Chat. Iyi nayo ni AI ariko ikomoka kuri ChatGPT. Twebwe urabona ko ngiyi isanzwemo ChatGPT install. So turaza tuyikandeho. Turayikandaho. Yaba wowe utari uyisanganywe, urabona hano hari uninstall. Iyo utayisanganywe aba ari install, ariko kubera tuyisanganywe ni uninstall na open. So twebwe turaza hano kuri open rero tuyikandeho ifunguke.
turategereza ifunguke. So bishobora kwihuta cyangwa bigatinda bitewe na konegisiyo umuntu aba afite. Umwanya dutegereje ko ifunguka, ndakubwira ko ukwiye kuba wakanda subscribe kuri channel yacu ya TKAB Rwanda. So urabona duhise duhinguka. Iyi niyo AI bita ChatGPT. Nuku mu mbuga yayo haba hameze. So urabona ubundi reka mbe yego. So yego, urabona ibi uri kubona nibyo biba biri mu mbuga yayo rwose. Bakubwira ngo make a plan. ChatGPT nyine ishobora kugufasha gukora plan. Urabona hari aho bakubwira ngo what can help you what can I help you with. So ni ukuvuga ngo irimo ikubaza ese niki nagufasha. Noneho hano urayandikira ukayibaza summary test. So ikintu wifuza nikigukorera iyo wamaze kumenya kuganira nayo. Kuganira na AI nabyo ni ibintu mukwiye kuzaba mumenya. So icyo mbasaba nuko muzabana na TKAB Rwanda, tuzabereka uburyo waganira na AI, kubera ko nabyo ni ibintu bitari ibintu byizana. Ushobora kuganira nayo nk'aba bavuga ngo ask ChatGPT ukayibaza, ariko na image analyze. So ChatGPT ikora ibintu binyuranye. Noneho tugiye kuza turebe uko wafungura konti muri ChatGPT. So gufungura konti muri ChatGPT rero, urabona kubera nari nsanganywemo konti hano baratubwira ngo login. Tugiye kuyikandaho nkwereke wowe ubaye ari ubwa mbere uko wabigenza. Kadukanda handitse login, turategereza. So urabona ukiyakanda bahise bakubwira ngo continue with a Google account. Hari nabo bari kutubwira ngo yes login, ni ukuvuga ngo dushobora kwinjiramo dukoresheje konti twari dusanzwe dukoreshamo. Ariko reka tuze byaba byiza winjiyemo kuri continue with a Google account. So urabona ko hari na login and sign up. So wowe nuzaba uri mushyashya uzaza ukande ahari login and sign up ni uzakanda, cyangwa byiza ni continue with a Google. So reka bariho dukande ubundi urebe ngo turinjira muri AI yacu ya ChatGPT. So ndagukangurira gukanda subscribe, kubera ko isi tugezemo ni isi y'ikoranabuhanga. Kuba udafite amakuru ku bikoresho by'ikoranabuhanga biri gusohoka nka za AI ndetse n'ibindi bijyanye no gutakara. Mu by'ukuri tuzavuga kuri AI zinyuranye, uko zikora, ibihe zikoramo n'ibyo zikora. Kandi icyiza cy'iyi AI ya ChatGPT ku buntu. Hari n'izindi AI zikora ku buntu rero, zikaba zagufasha gukora amaraporo, gukora amafoto, gukora amarogo, gukora utuvideo ndetse n'imiziki. Hari AI zikora imiziki. So mu by'ukuri hari abantu bakoresha AI zikabinjiriza amafaranga kandi ku buryo bwiza kandi bwizewe. AI rero kuyikoresha ntabwo bisaba ngo ube uri umuhanga, ahubwo bisaba kuba wamaze kugira amakuru, kubera ko idasaba ubumenyi bugoye cyangwa buhambaye. So turategereza konegisiyo rero, murabona ko ntabwo nyine ziri kwihuta. Murihanganaho gato dutegereze konegisiyo kugira ngo kwinjire muri AI yacu ya ChatGPT, ubundi dutangire turebe ko ukwiye kuba waganira na AI yawe. So urabona ko bahise baduha guhitamo konti, kubera ko kwakanze kuri sign up with Google. So hano bahise baduhereza
konte dufite muri Google account yacu cyangwa muri browser yacu turashyiramo imwe. Reka nze mpitemo iyi. Urabona ko tugiye kwinjira rwose. Urabona ko nuko connection ziri kudutenguha zigatinda rwose, ariko ubundi iyo ufite connection zihagije ntabwo ibintu bitinda. Turashaka kwinjira dukoresheje Google account kubera ko nibyo byiza mu by'ukuri. Murihangana dutegereze connection. Uretse ko connection ziri gutinda, ariko ngira ngo urabibona ko amaze kwinjira muri ya AI yacu ya ChatGPT. Noneho rero ngiye kukwereka uko uzaganira n'iyi AI. Reka nze dutangire urebe muri makeya. Ntabwo turi bubitindeho, tuzabikomeza ubutaha, ariko reka tuvugeho gato ntacyo bitwaye. Ngira ngo urayibona ahangaha baravuga ngo meet the new voice. Iyi ni ChatGPT. Ni uku nguku. Noneho rero ushobora kwibaza ati ese ni gute twaganira na AI yacu ya ChatGPT? AI ya ChatGPT nujya kuyiganiriza yigira inshuti, ube nk'aho ari inshuti yawe ugiye kuganiriza. Kandi koko AI ni inshuti, irakugira inama, irakuyobora intambwe ku ntambwe icyo wifuza kuyibaza. Iyo wamaze kumenya kuganira nayo, icyo wifuza kwikubwira nikikubwira, kandi ku buryo bwiza ikagufasha ugakora raporo zawe, gahunda zikagenda neza. Kanda subscribe niba ugeze kuri uyu munota turi kumwe, uduhereze like. Utange n'igitekerezo. Reka dukande kuri utu turongo tubiri two mu ruhande rw'ibumoso. Urabona hari library, hari project, hari plugin, hari na more. Ibi tuzagenda tubivugaho. Aya ni amasetingi. Urabona hari ahanditse chat. Ninshaka reka mpakande. Noneho rero tugiye kuganira na ChatGPT. Wenda reka nandike hi. Urabona ko iransubiza. Reka tutegereze turebe ko koko ChatGPT iyo uyandikiye igusubiza. Urabona ngo hi, how can I help you today? Nyandikiye hi, irangije irambwira ngo ni iki nagufasha ako kanya. Ndakwibutsa ko ChatGPT ntabwo ikoreshwa n'abantu bazi Icyongereza gusa, no mu Kinyarwanda irakora. Iyo nza kuba nari nyandikiye mwaramutse, nayo iba yansubije mwaramutse. Reka dukoreshe Ikinyarwanda kubera ko benshi mudukurikira mwumva Ikinyarwanda. Nandike ngo muraho. Utaza kugira ngo wari uhejwe kuri AI, ururimi uyandikiyemo nibwo igusubiza, kandi mu buryo bwiza. Muraho. Nari nyibajije ngo muraho, none isubiza ngo muraho, ni meza, murakoze, ni iki nagufasha umunsi. Reka urugero tuyibwire. Biba byiza iyo uyibwiye ukayiganiriza nyine ku buryo burambuye, ariko ngiye kugira video itaba ndende. Reka ndeke kugira byinshi mvuga, ahubwo tuzakomeze muri video itaha tureba uko waganira na AI ya ChatGPT.
Ndabashimiye mweke twabanye muri iki kiganiro kugeza aka kanya, aho twavugaga kuri AI uburyo ije guhindura isi. Mu by'ukuri ubwenge buhangano twavuze ko ari uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa telefone cyangwa mudasobwa, bufite ubushobozi bwo kwigana umuntu, imikorere, imigirire n'imyitwarire ye. By'umwihariko AI ikaba iri gukora mu bijyanye no gutunganya imirimo cyangwa ibikorwa byakorwaga n'abantu, harimo gutunganya amafoto, harimo gutunganya amaraporo n'amabaruwa, inyandiko zinyuranye AI irazikora kandi neza. Hari na AI zitunganya amashusho ndetse n'amajwi. Wowe rero icyo ngusabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe kuri iyi channel. Iyi ni Tech Big Rwanda, njye nari Ami Byiringiro, nyita Aminadabu. Duhure ubutaha tureba uko waganiriza ChatGPT ukayibwira ikakubera inshuti, mukajya mwungurana ibitekerezo kuri buri ngingo, ikanagufasha gukora ubusesenguzi bwimbitse. Ciao ciao, duhure muri video itaha.